Nyagasani watubereye ikiramiro kuva mu gisekuruza kujya mu kindi, kuva mu gisekuruza kujya mu kindi. Abantu basubiza mu mukungugu kuko wavuze uti bene muntu nimusubire iyo mwavuye. Mu maso yawe imyaka igihumbi ni nk'umunsi w'ejo wahise, ni nk'isaha imwe y'ijoro. Ubuzima bwa muntu bukuraho nk'ibitotsi bishira mu gitondo nk'icyatsi. Mu gitondo kirarabya ururabyo rugakura, nimugoroba rukarabirana rugahunguka. Nyagasani watubereye ikiramiro kuva mu gisekuruza kujya mu kindi, kuva mu gisekuruza kujya mu kindi. Utwumvishe ko iminsi yacu ibaze, bityo tuzagira umutima ushishoza. Uhoraho tugarukire, uzaturakarira na ryari? Babarira abagaragu bawe, utugwirize ineza yawe kuva mu gitondo, kugira ngo duhimbarwe iminsi yose y'ubugingo bwacu. Nyagasani Mana yacu, utugaragariza ubugwaneza bwawe, ukomeza imirimo y'amaboko yacu. Nyagasani watubereye ikiramiro kuva mu gisekuruza kujya mu kindi, kuva mu gisekuruza kujya mu kindi. Nyagasani watubereye ikiramiro kuva mu gisekuruza kujya mu kindi, kuva mu gisekuruza kujya mu kindi. Nyagasani watubereye ikiramiro kuva mu gisekuruza kujya mu kindi, kuva mu gisekuruza